kandi aba bantu bawe barifuza kukwegurira. Wakira umuhigo wabo, ubuzuza umwuka wawe wera. Bibasabiye mu izina rya Yesu, amen. Promesse Revival Omega. Promesse Revival Omega. Amazina yawe yasobanuye iki nimba barakubikubwiye? Promesse bisobanura amasezerano. Revival Omega bisobanura ububyutse buheruka. Ububyutse buheruka. Promesse mu rugo ni hehe? Mu rugo ni mu Gatare. Nyamirambo. Usengera kuri itorero? Itorero rya Oreb. Uyu munsi tugusanze kuri itorero? Itorero rya Gikondo. Itorero rya Gikondo. Urakoze cyane. Twatangira ikibwiriza. Maranatha. Umwami Yesu naze. Kandi Umwami Yesu naze. Maranatha. Imana ni nziza Ibihe byose. kandi ibihe byose. Imana ni nziza niyo kamere yayo. Amazina yanjye nitwa Promesse Revival Omega. Yego. Nkaba nangiye umwaka wa 2 w'amashuri abanza kuri Good Heritage Academy mu Rwanda. Promesse bisobanura amasezerano. Revival Omega bisobanura ububyutse buheruka. Kandi namwe mbifurije kugira ububyutse mu mitima yanyu. Naje nurutse ku itorero rya Oreb, intara ya Nyamirambo. Ahazaza h'itorero, igihugu ndetse n'isi wabwirwa nuko dufata abana uyu munsi. Umuhanga umwe yaravuze ati, nushaka kumenya uko itorero rizaba rimeze mu myaka iri imbere, urebe uko itorero rifata abana uyu munsi. Itorero rishaka umusaruro mu gihe kizaza, rikaba ritita ku bana rimeze nk'umuhinzi ushaka gusarura aho atabibye. Mfite ibyigisho byinshi, ariko kuko uyu munsi ari ku isabato ya 5 nabateguriye icyigisho gitangaje gifite umutwe uvuga ngo utemwe n'ubugira icyarije navuza induru. Nabwiye ko tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo iki? Utemwe n'ubugira icyarije ntavuza induru. Utemwe n'ubugira icyarije navuza induru. Isomo ry'urufunguzo riboneka muri Luka igice cya 2 umurongo wa 40. Murambure Bibiliya zanyu dusome muri Luka igice cya 2 umurongo wa 40. Aravuga ngo, nuko umwana arakura agwiza imbaraga, yuzuzwa ubwenge, kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Kandi uwo nta wundi ni Yesu Kristo. Iyo umubyeyi yabyaye bamuha impundu bakishima, bakavuga bati yaruhutse. Nibyo ariko inshingano z'umubyeyi nibwo ziba zitangiye. Amazina ababyeyi bita abana babo yerekana ibihe baba barimo n'icyifuzo baba bafitiye umwana wabo. Niyo mpamvu nta mubyeyi wita umwana we Kayini, Yuda, Herode, Dema, Yezebeli, Amunoni n'abandi nk'abo, kuko batagize amaherezo meza, kuko ntaho Bibiliya ivuga ko bihannye. Byumvikane ko bagize amaherezo mabi. Ikibabaje ni uko ababyeyi benshi batazi inshingano zabo ku bana babo ntibagire n'intego. Abantu benshi babaye abakomeye mu isi, cyane cyane ababoneka mu byanditswe byera, babitojwe n'ababyeyi babo bakiri bato. Twavuga nka Abeli, Seti, Samweli, Mose, Timoteyo, Samusoni n'intangarugero mu bana ari we Yesu. Ibihe turimo byo ntibyoroshye, kuko ababyeyi twabuze tubareba ngo barimo kudushakira imibereho. Ariko se byakumarira iki gutunga ibyo mu isi byose ukazabura ubugingo buhoraho? Matayo igice cya 6 umurongo wa 33 haravuga ngo, mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa.
umwanya munini abana bakigishijwe ijambo ry'Imana bawumarira imbere ya televiziyo bareba filime, umuziki, ikinamico, umupira, gemu, watsapu n'ikindi kigiye gukoraho ababyeyi n'abana cyitwa kubetinga n'ikiryabarezi. Bava muri ibyo bakabahemba shokora, bombo za ji zuzuye amasukari, warangiza ukohereza umwana ku ishuri ubona akuzanire amanota kandi ari wowe wishe ubwonko bwe. Inama ziva mu ijambo ry'Imana zivuga ko umwana agomba kurerwa n'umubyeyi we kuva avutse kugeza ku myaka 6 cyangwa se 7. None umwana bamujyana mu ishuri ataramenya no kuvuga, akirirwa arira ku ishuri, yarambirwa agasinzira. Ibyo bigira ingaruka mbi ku mwana. Abenshi ntibatinya no kubajyana hanze y'igihugu cyangwa se muri interina kugira ngo babikize. Ikindi kibabaje usanga umwana azi amazina y'abakinnyi bo mu Burayi hafi ya bose n'amakipe bakinamo, bazi gukurikiranya za filime barebye kandi zangiza ubwonko bwabo, namwe mukagira ngo ntibazi gufata mu mutwe. Ibyo ko babishobora biterwa n'icyo muha agaciro. Gusa se murumva rifite abana? Oya, bararengana. Twebwe abana turi ikibaho kiriho ubusa, buri wese yandikaho ibyo ashaka n'ibyo akunda. None ubu ababyeyi bari kurwana n'ingaruka z'ibyo babibye, kuko ibyo umuntu abiba n'ibyo asarura. Biboneka mu Bagalatiya igice cya 6 umurongo wa 7. Bisobanuye ngo utemwa n'ubugityarije navuza induru. Ibihamya by'itorero bigira biti: twumva amarira n'imiborogo y'umubabaro n'agahinda by'ababyeyi barizwa n'ingeso z'abana babo, ntibamenye ko ari bo biteye uwo mubabaro n'agahinda kubwo kubakunda urukundo rutari urukuri. Ntibazi inshingano zabo za kibyeyi zo kwigisha abana babo kugira ingeso zitunganye bakiri impinja. Abanyarwanda nabo baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Babyeyi, niba mwarirengagije kwigisha abana banyu, ngaho nimutangire inshingano zanyu nonaha. Nimugorore itorero imuhira iwanyu. Luka igice cya 2 umurongo wa 52 haravuga ngo Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Babyeyi, imyenda n'ibiryo ntibigihagije, hari ikindi cy'ingenzi. Mutwigishe Bibiliya, mudutoze gusenga, muzaba muduhaye umurage w'iteka ryose. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Imana ibashoboze kubaka ijuru rito, maze umunsi umwe muzabashe guhagarara imbere y'Uwiteka muvuga muti, turi hano n'urubyaro waduhaye. Bibasabiye mu izina rya Yesu, amina. Ndi umuvugabutumwa. Birumvikana rero numvaga yuko nkeneye umusimbura n'igihe naba ntabonye umwanya cyangwa ntakiriho, ariko nkaba nzi yuko ari umuntu ushobora kugira ikirenge mu cyanjye. Uti umusimbura kandi koko warabigaragaje. Ndagira ngo imbogamizi z'ingenzi ubu ngubu muri guhura nazo ni izihe muri uyu murimo watangiye? Urebye navuga ngo kuri izi saha ntazo, kuko icya mbere ntabwo arahura n'abantu bashobora kumuhindura, kubera imyaka ye ikiri mikeya. Kugeza kuri isaha nta mbogamizi ihambaye ndabona. Noneho twinjira, ni iki wabwira ababyeyi ndetse n'abana, abakurikirana ibiganiro byanyu ndetse n'abandi bantu muri rusange, tugendeye ku mico wowe utoza umwana wawe? Ikintu nshishikariza ababyeyi cyane,
ni uko bakwiye kwita ku burere bw'abana kandi bakiri batoya, kubera yuko igiti kigororwa kikiri gitoya, kandi imico dushaka yuko abana bacu bazagira mu gihe kizaza dukwiye kubafatirana hakiri kare cyane cyane ndetse hari byinshi tuzaganira nka promesse ari binamutoje akiri mu nda ya mama we. Akiri mu nda ya mama we hari imico nifuzaga ko azagira nayimutoje kare cyane. Noneho igihe kiragera biba amahire kuko abikuriramo. Nka mama wamutwite nakundaga kumuririmbira nkamutegurira ibibwiriza nkabimwumvisha kandi akiri mu nda. Abantu benshi bazi ko umwana uri mu nda atumva, niyo mpamvu ababyeyi benshi bafata umwana yarenze ihaniro, yarenze igihe cyo kumuhana cyangwa cyo kumugorora, ariko ababyeyi bakwiye kwiga gufatira n'abana hakiri kare cyane. Kandi aba bantu bawe barifuza kukwegurira, wakira umuhigo wabo, ubuzuza umwuka wawe wera, bibasabiye mu izina rya Yesu, amen.